Hani ko uhagaze se? Wait. Uravuze ngo Pablo yaguhamagaye? Yego nyine ariko ntabwo namwitabye. Ubwo nyine ntabwo ndi kwibaza ukuntu yaba yongeye akaguhamagara nyuma y'ibyabaye byose. Hani reka tureke kubitindaho kuko ntabwo uri kutwubaka, ndagusabye. I'm sorry kuba nari nzinjiyemo, sinzi impamvu nari nzegereje umutima cyane. Okay, hug me. Ivy. Come on, Gwena. Hello, baby girl. Hi. Kuri gusa neza se. Nasa neza. Wambonye de. Baza rero ngo nimba uri kubinkora. Agasemba sheri. Nawe uramuzi? Ndamuzi cyane. Mumenye vuba ariko nyine wumve ngo arabizi fo. Sha nanjye ni ujye unkorera. Gusa uyu gusa neza. Utari warandabuye se. Ntabwo biba byaranciye. Ese sheri umeze gute? Meze neza baby. Wese umeze ute? Sha twaraburanye pe. Nanjye meze bo. Gusa se we kakazi kagutwaye nyine. Sha kazi karamperanye se bivugwa. Sha sukumperana ahubwo karamperanye cyane pe. Ese we amakuru ya sheri wawe eko usigaye umpisha. Ameze neza. Gusa nyine abarahiga hirya no hino. Ibaze ko hari nzi ko yagarutse. Jondi twarahuye ndatungurwa. Gahoda. None se uri kuvuga nde? Pablo. Mbase. Twaganiriye cyane bagirwa kuzimanira. Reka nkuzanira akaje. Okay. Wait. Ntumbwire ko ibintu ndi gutekereza ariko bimeze. Ivy. Utaza gukora ikosa ryo guhindura ibitekerezo. Kuko ibyo uri gutekereza ni koko. Umva baby, umva nishimye byadanje ntabwo wabyumva. Amazirungu uyu munsi nubwo wanze kurara. Ntabwo narara urabizi bafite akazi gitondo. Ariko ejo mfite gahunda yo kuza mu mujyi. Umva nyine ubwo nuza uzacara ku kazi ngurira agakofi. Kandi koko de kusangira kugeraho. Sha cyane pe. Ubwo ejo ni gahunda. Nta kibazo. None se wakira ukaba warambwiye biriya bintu byose tuba tumaze mu mwanya. Umbwire inkuru nzagera nta telefone ngira. Sha binaniye. Hawe nizi.
Ando. Sha ni byiza. Oya ntabwo nkanguye ntabwo ndaryama. Nari maze kurya nari ndimo kureba televiziyo. Nawe ndumva ukiri mu muhanda. Ese mwana sinakubwiye ko njye na Pablo nta kintu kiri hagati yacu. Njye nakubwiye ko nifite sheri pe, ibya Pablo byihorera. Ubu kandi uratangiye nyine. Ubu ugiye utangiye umbwire ngo uramenye ngo utazaryamana n'umusore ngo atari umugabo wawe. Sha mba nanjye ndabizi. Ntabwo napfa kuryamana n'umusore atarambera umugabo. Umva byizera 100%. Kuko rwose nubwo mukunda ariko nanjye ntabwo nabimwemerera. Umva nta kibazo urugendo rwiza sheri. Bye. Pablo uri gukora iki hano? Ukusoza umugabo wawe. Ntabwo wari unkumbuye. Pablo uri kumbabaza. Okay. Ngasuza umugabo wawe igikundiro. Hana, come on. I just want to hug you. Baby, come on. Hug me. Hold me tight. None se kufunze. Hari umuntu wundi utegereje se? Bwije tugiye kuryama. Naragukumbuye cyane.
gasore niko gasigaye gatuma utitaba call zanjye. Pablo muri telefone yanjye. Mayo ko mubwiye ko ngukunda ukambwira ko nta gahunda ufite yo kujya mu rukundo. Waje kujyamo nyuma yuko ngiye mu gisirikare, Pablo babara w'inkora bibiri. ndagukunda urabizi. Ariko rwose ntukagerageze kwihangana kwanjye usuzuguza tuno dusore tw'amavuta. Ese Pablo nagukoze iki koko gituma umfata gutya? Ese ntabwo wandika ngo mbe ubuzima bwanjye nishimye? Wow. Usigaye utekereza ko waba ubuzima bw'ibyishimo nka burimo? Serana, waba uzi ibyo nanyuzemo kugira ngo mbe hano uyu munsi? Nakoze imyitozo ijoro n'amanywa, ndabwirwa ndaburara, niruka imisozi nkubita inkoni zitagira uko zingana kugira ngo nkunde mu wa mbere muri bose. Ibyo ntabwo byari bihagije kugira ngo ubone ingano y'urukundo ngukunda. Ariko urabizi ko ujya kugenda nta ruhare nabigize, cyane ko ujya kugenda utigeze unambwira. Byose byari amakosa yawe. Iyo uza kwakira urukundo rwawe ntabwo banarahindutse gutya. Pablo urukumbabaza. Baby, please. Mbabarira ntabwo nari ngamije kukubabaza. Utaza kongera gukora ikosa ryo kumvunga. Utaza gutuma nkora ikintu cy'ubusazi. Uranyumva? Ngaho ngwino twiyone. Baby, mbabarire natashye ntinze, nakabaye naguhamagaye nkakubwira ko ndi butinde gutaha. Ariko nabuze umwanya, ndabizi wasinziriye ndetse wanaryamye utabite. Ndetse wanaryamye utabiteguye. Ndetse wanaryamye utabiteguye kubwo kuntegereza, gusa ndabizi. Mbabarire, good night my love. I love you. Pablo, ndakwinginze bifata nabi rwose. Ibi nabisobanura tukabikemura nk'abantu bakuru, apana gutya. Ubundi
ikintu gituma nsuzuguza tudusore ndakizi. Reka nze nkikwereke. Pablo, ndakwinginze nkora bino bintu. Pablo. Rana, it's okay. Meze sawa. Basi mama amazi. Okay. Hari. Pablo, tell me. What happened last night? Babe, kuja hano bwije bigenze gute? nyuma yuko nkwandikiye se ukanga kunsubiza na no guhamagara ukanga gufata telefone wumvaga ari iki kintu ndivuze gukora. Umva bro. Ndagusabye ibintu bifata uko bitari. Basi reka tu. Ndakwinginze ibi bintu bibyibangamo. Baby, please, ndakwinginze basi umuntu tumwe musobanurire ndagusabye. Bro. Gerageza ucuruke tuganire kuko uri kubonamo ibintu ntabwo ariko bimeze. Wagira ngo mbifate gute? Mbwira. Wagira ngo bigaragare mu yeshusho. Rana. Basi waryohewe. Ndashaka kumva ukuntu wari urimo urasakuza. Uvuze induru ngo yes baby. Sakuza. Sakuza senye. Baby, ndakwinginze rekera kuko birahagije. Uyu nguyu ntabwo ari we wowe. Tongera kunkora wandaye. Rana. Narakubahishije. Ngohereza buri kimwe cyose uko nshoboye. Nirinda no kuba nanagukoraho. Serana. Uribuka byibura inshuro nakubwiye ngo usaba ko turyamana byibura inshuro imwe. Ukabyanga biri uko zingana. Rana narakubahishije mu muryango. Nkubahisha no mu nshuti. Ni gute koko wankora ibi bintu? Pablo, ndakwinginze musobanura ukuntu byagenze. Ariko anyuma.
Rana, urabizi ndagukunda. Ariko njye ntabwo nakomeza gukundana n'umuntu mbeshya bingana gutya. Nagusabye byibura ko twaryamana n'umunsi umwe. Urabyanga. Gusaba yuko byibura wansoma n'inshuro imwe. Urabyanga. Ibyo ndabikubahira. Nahise nanabyakira. None ibyo wanyimye byose ubihaye Pablo kweli? Bebe, ndakwinginze basi mu mwanya musobanurire niba umunota umwe. Ndagusaba. Bebe, ndakwinginze mbabara wikuramo icyo gikomo kuko wansezanije ko utazagikuramo. Rana, ntabwo nshaka kujya kukubona imbere mu maso yanjye. Reka ariko wenda nizere ko Pablo yagushimishije. Hari wasanga nandusha. Telefone yanjye iri he? Pablo, telefone yanjye iri he? Rana mbabarira pe. Nanjye nisanze nataye umurongo. Ntabwo nifuzaga ko bigenda gutya. Ariko nawe uretse kongera gutangiza intambara. Hereza boyfriend wa mwanya banze yitekerezeho nawe wiyiteho ntuzumere neza sibyo? ¿Por qué? Ngwino nasoje. Umva, ubiriye wanjye ntabwo ndi burya. Kandi bon appétit.
Semana ntabwo nakubwiye yuko ntari burya wowe urya nari bimana. Yavuga byose ntabwo nabyumva sohoka. Dore niba warigeze n'ibiki ariko. So wagiye kukugorana. Ujya usohoka uzurya nase uzahera mu cyo utarya. Semana wambabariye sinakubwiye ko ntari buze kurya. Wambabara ukanyumva mani. Sinakubwiye ko ntari burya. Bino tujye kurya. Ntucyende. Arondaje. Sango bimaze. Kandi nundakaze. Halo? Kumamagaye ni amahorora? David, ndakwinginze ngira ubufasha bwawe. Nyuma yo kunsebereza mu kigo none ngukeneye ubufasha bwanjye. Ahubwo reka ngo ukupe w'intakariza igihe. David, ndakwinginze uretse kumva. Please, banze nyumve. Ufite iminota 2 gusa. Kangoye location yaho nsanga kandi rwose sindenze iminota wampaye. Okay. None ushaka gufasha iki? Murabizi niba nta kintu mufite kumbwira ngenda agiye. Okay, uretse ariko ihangane tuzonze mfite icyo waguhamagariye. Ko batakivuga se turakomeza turebana gutya mu maso kugeza ryari. Okay. Mbere na mbere mbanje gusabara n'imbabazi ku byabaye rya joro. Ntabwo nakabaye naritwaye kuri. Ariko ibyo ntabwo bikuraho ibyo mwakoze. Okay, please. Nastega amatwi mu icyo Pablo avuga. Ese wewe bakwishyura ngahe kugira ngo babikoreshe? Bro, ndakwinginze cisha make. Razi. Njye ntabwo nakomeza kwihanganira no mwanda. N'ubundi Pablo yaryamanye na Rana ko mukunda. So njye ni munyihorere mu buzima bwanjye. Means ko nta kintu nsobanuye mu buzima bwa Rana. Pablo ntabwo twaryamanye. Niko kuri 4K. Rana ntabwo namufashe ku ngufu nako. Rana ntabwo twigeze turyamana nkuko bitekereza. Koko. Ese bakwishyura ngahe ku buryo wemera ibinyoma byabo? Okay. Tekereza neza. Ese umva ari iyihe mpamvu Rana yaguca inyuma noneho kuri Pablo?
ese uzi inshuro Pablo yahamagaye Rana ntamwitabe? Ese waba uzi impamvu Rana ategeze yitaba Pablo? ibyo se wabimenye gute? Winacare wumve inkuru yose please, ndakunda urabizi ntabwo nahuza ibiganza n'abantu bakugirira nabi. Okay, ngambwiye inkuru yose ndaciye ku ruhande. Mbabarire ko natumye urakara cyane kandi ukanahangayika kino gihe cyose. Gusa ukuri nuko ntigeze ndyamana na Pablo cyangwa se ngafata ingufu nk'uko abitekereje. Ntabwo nabihakana ko bitari bigiye kuba, ariko nta byabaye. Mbabarire bro, nashatse guhemuka kubera ishyari n'umujinya nari mfitiye Rana ko yantaye. Gusa nakubeshye nanjye sinibabarira igikorwa cy'ubugwari nari ngiye gukora. Gusa niteguye gutabara urukundo rwanyu kuko nicyo kintu cyonyine cyatuma gira amahoro kandi nkibabarira. Okay, naragukunda pe, ongera umundi mahirwe. Kubera ikitambwiye koko? Kubera icyatumye ntegereza ino minsi yose? Mbabarira kuko buri kintu kigira igihe cyacyo. I think ko iki ari cyo gihe cyiza cyo kubikubwira. Baby, come here. Baby, mbabarire kuba naragaragaje umujinya mwinshi nakubwira nabi kuriya. Nakabaye naragwaye umwanya ukisobanura. Nanjye mbabarire ku bwa byose. Pablo, wakoze gutabara urukundo rwanyu. Bisa nkaho mageze mu gihe cyiza.